icara. Ese uri guterwa n'abahe bazimu? Uriya mwana wamuhoraga iki mu by'ukuri? Uratinyuka ukamo imyenda y'imbere koko? Wabaye iki wa mugore we? N'ibyo byivanzemo bikureba mu by'ukuri. Yivanzemo se uramumera imyenda y'imbere ngo ayimese. We ntabwo wayimese. Ariko none Unteze rubanda uriya mwana ngenda muzi ubu. Icyo pasa uko amara bimeshi. Bizabitamishwe uvuza induru. Nimeswe uvuza induru. Ku buryo wamona imyenda y'imbere koko? Nta soni. Si imyenda. Yo ntiyitwa imyenda. Umva rero ngewe sinzi ibintu biri kugutera. Kare nakubajije se nimba ari ikibazo dufitanye. Kimbwire niba ari amakosa ari ayanjye ngusaba imbabazi. Ntabwo ngiye nshobora kubana n'umugore umeze gutya. Ahubwo nge ndibaza ikintu bituma uhora usakuza uhora ntukora unuka nge renda wakunterereye. Ntuzisakuza sinsakuriza ukuri. Ukuri se kuri? Bira bintu wakoze urabona ari ibintu by'umuntu muzima, umuntu mukuru. Heregura nihagararaho nta nisoni. Ahubwo uvuga icyo ushaka nge ntabwo nzi icyo ushaka. Ahubwo wowe ufite igihe kibazo. Nge nashaka kumenya ikibazo ufite muri iyi nzu. Ntasoni. Ufite n'icyo nge ngomba kwiyitaho. Uriya mwana ntaza hano mukura w'agasozi iyo ngiyo uramumera boxa wowe. Wowe ntabwo wafata umwanya. Ndakubwira ngo inzara. Ukoresha inzara birahenda. Rero nakubwiye ngo ntabwo ngiye nazanye ifoto muri iyi nzu. Ntabwo waje kuba yivaze cyangwa uzabeye wenda bigira inzira ngenza nkurebe nikomereze. Nge ngomba kwiyitaho kaguma nkabungabunga ubwiza bwanjye. Ndakeka unkunda ari bwo wankurikiyeho. Kandi ndakeka nza muri urugo ntabwo narinje kuba umukozi. Okay, komeza witware gutyo. Ubwo bwiza hari igihe uzaba usubizaho wabukuye. Nturabura icyo wambara, ndetse gakosa kabaye ukabura icyo wambara, ubu ntugeze ukibura. Imyenda izaba yamishwe. Kibi kibazo ibitamishwe. Kibi kibazo kubyuka untuka, gataha untuka. Ubwo ninjye maze kubirambira. None se mbwira nkora iki kugira ngo ubaze nkunde ngushimire? Ese uragira ngo ukore iki ngicyo niba ntakoze ni iki? Uragira ngo ahubwo nge nkora iki? Nge nkora iki? Reba ejo bundi sinamishe. Nubona urwara rwanjye ku rwahise rucika. Urashaka n'izindi ko zicika. Nge ntabwo nzakora imirimo yo muri uru rugo. Urazajya zabikore kuvuga ngo yameshe imyenda y'imbere. Yose si imyenda. Nayimese nyine. Nese bitandukaniye he n'iyindi. Wowe uzitandukaniro ryabyo ngo icyo nkubwira gusa umenye ko utari kwitwara neza. Ntabwo biri kunshimisha. Ufite abagore nyine hanze ndi kujya no mu kazi kakananira kubera gutekereza uburyo utangira kugenda witwara ntazi ibigutera. N'abagore bari hanze habamo barakunterereza. Dore ko iyo mwashamikanye n'amagore bo hanze mutaha mutavuga neza. Ibyo se utagiye ntacyo ntakora muri uru rugo. Ibyo by'abagore utagiye ni nabaye nk'imfungwa nirirwa sinsohoka. Uragira ngo nzagire naho hari uko ntagize ngo ngushakire akazi. Ni si wowe wanani ntushaka kuvunika ntushaka isuramvunisha kubera icyara hari umwana ndiza wakoze wowe ufite gukorera urugo rwawe. Okay. Nasoje kera cyane. Ahubwo narindi kwihuta kare nakubwiye ko ndi kugenda. Ibyo biceri nari mbikeneye nyine. Akora birayemo. Nasoje. Akira. Ese nanga uri ko? Ese nanga nyine. Ese mabuja. Twavuganye se nga cyangwa usanzwe mpanga. Maze mukanga gukora mugakunda kwishyuza. Nyine ukubizi usanzwe mpemba ngaye. Iriya myenda nza kumesa so uzi ko itabarirwa. Ntabwo ibarirwa. Amuje ibyo bintu nagabarirwa. Ntabwo ibarirwa. Iriya si imyenda. Nese ku buryo namesa box ngewe. Kugira ngo ukundwe n'amafaranga yuzuye. Ujye ma amafaranga yuzuye mabuja. Urashaka yansubiza se nyafata kandi njye nayafata ko yankura bikakugora. Kwe gukuraho se. Twarayo kubw'imyenda wanze kumesa nagera ngo. Ase mabuja waretse ibintu byo kugorana. Ubwo nawe ntungore.
Heruka uri umwana mwiza wamaye amafaranga. Ko uri umwana mwiza singuhembye se. Nisuramembye ubwo wowe utamesera imyenda ugashaka guhembesha amafaranga yuzuye uri umwana mwiza cyangwa umwana mubi. Ubwo bogisa nanze kumesa nizo zatuma nkati igihumbi cyose. Oya mama. Utazongera. Mabuja zana amafaranga yanjye yuzuye nuko. Nayo nyaguhaye do. Abatari ngi. Mabuja wamaye amafaranga yuzuye. Niba nayo utashaka yansubiza. Oya ngemereza amafaranga yuzuye. Niba nayo utashaka yansubiza. Mabuja. Jana yo kubw'imyenda wanze kumesa ndagukase nanjye. Utaha ntuzongera gukora ibintu nkabira ntabwo wamesa boga. Boga si umwenda. Hari amabyara harimo. Nuko bitangira. Nushobora kuzana boxer ya bose uyu munsi ejo ukazana ikariso ya kandi bigasanga biri kuzana. Hari wabonyemo. Wenda nayo wayizana niyo mpamvu ugine nta bimesa. Iyo rero banduka mesa zira boxer no mukara kubutanguzana amakariso. Oya Mabuja mereza amafaranga yuzuye wihangana nukuri nagarisa. Ntabwo ndi guhangana nawe nawe twahangana ariko. Ase ku nje ndiwo guhangana nawe njyewe. Nje ndiwo guhangana nawe. Ku mafaranga ariko twahangana. Okay, akira ngomba nawe ndu. 2,500. Jana. Mabuja nukuri ariko Mabuja ibyo bintu nagari. Utaha ni wongera wenda yangu igihumbi. Igihumbi. Mabuja kandi urabizi ngo ukorera akazi neza havuye mama box bire. Ya ndanye najyanda w'Imana umwuka. Sawa. Ya kuryayo. Nayo ni menshi nguhaye. Mwamwigiza amashyano ngo ntiwamesa bogisa. Ugeze mu ukabona naho uzimesa. Ntabwo nzongera guhanagura inkweto zawe. Ibintu byo guhanagura inkweto zawe biramvuna bikamvunira inzara rwose kuri iyi nshuro ntabwo nzongera guhanagura inkweto. Ujye ugerageza nawe uzihanagurire. Uriya muhungu ajya akora akazi ko kumesa ariko nawe inkweto zawe uzihanagurire kandi ndakeka wowe utazakugora kuko nta nzara ufite. Siraje bimfataho ugasanga ntabwo nzongera guhanagura inkweto rwose kuri iyi nshuro kandi ubizirikane ubimenye. Niba atari ibyo uzashaka umukozi wo kuziguhanagura ngiye rwose nta kibazo. Ariko njye ntabwo nzongera kuzihanagura. Turi kubyumva ndakeka uri kubyumva rwose. Ujye wihanagurira inkweto. Bimfataho ugasanga bibi. Ndakeka wabyumvisha. Wagenda wagira ubizirikane. Reka ntabwo ndi umupagasi wawe ngewe. Urugo ruramvuna. Ndashaka umukozi. Njye ntabwo ndi umukozi wanyu. Mama nyine urumva mbere nabonaga ari sawa dukundana nyabyo ubona afite ubwuzu nanjye mfite ubundi ariko aragenda ahinduka urabona nta kintu ashaka gukoresha amaboko ye kubyuka ni ikibazo ugasanga ni runini n'urunebwe urumva ibyo bintu rero ugomba kubyihanganira wamushatse umureba ubona ko abyibushye ubundi abantu nkatwe uretse ko njye mbyibushye nkuze kera nari nshabutse aho mare kubyibuha rero no kwihina ngo nkoropa aho ngana nanjye birambuye ihangane ahubwo umufashe mukore siporo ajye kuri regime. Ibyo byose ndabimubwira ariko ntabikozwa habe na gato. Haba bambwira ngo nkunze kumuzanira ngo pizza ibaza umuntu umwana kuriya ngo pizza. Ndekera umukazana yibaza. Bose niba ari by'iwabo bamureresheje. Ntusara cyari iwabo. Yaje iwawe ariko buriya iyo ushaka amahoro wemera kuba inganzwa mu mwana wanjye. Kwemera ugatsindwa kugira ngo amahoro ahinde. Amaherezo se ubundi ibihanga bibiri ntabwo bijye bitekwa mu nkono. Niba warabonye umugore wakurusha amahane wowe ugomba gutuza ubundi mukagirana ibiganiro byimbitse igihe ubona yaramutse neza mukajya inama
ukareba ko yazahinduka. Ibintu byose bisaba kubaka ubundi bisaba kwihangana. mama urabizi uko wandeze urabizi ndi umuntu utuje n'ubusanzwe ariko se amaherezo azaba yayo ubu bigiye kuba ibyumweru bitatu yanyitwaraho gutyo nyine ibaze ko no kwandurura akantu ndenda kumuhamagara jya ubikora wese agakora iki ubwo ni nzajya ava mu kazi nkora n'ibindi ku meza urumva uriya mukobwa ntabwo wamurambagije ntabwo warambagije umuryango inzobe yaragucaniye itumera amababa urangije uti mbonye umugore ubwo rero ibyo bintu byose ugomba kubyihanganira ukamwakira uko wamuzanye ukagenda umuhindura buhoro buhoro amaherezo azahinduka n'umwerera imbuto ako numuzana ibintu by'amahane abaye kiriya kigore cyifitiye ibintu by'imiguru muzagurukana mama ntakubesha hari igihe antera umujinya wo kumva namukoza n'urushyi nyamuneka mwana wanjye uramenye ntuzakubita umwana w'abandi ndakujije uzibeshye se umukubita bagutandukana nyine nyingezaho nkabitekerezaho umva ibyo bitekereza ahubwo ujye ugenda ubijugunye bihere burundu ntibizagaruke inyuma ibyo bitekerezo byo kubita umugore wigezeho naswa kubita kandi ahari na kera nta n'uwari kumumbaza none ubu ngubu n'itegeko ryasohotse ko nta mugabo wemerewe kubita umugore uriya mugore wawe dore ikintu akeneye ni ukumureka akadamara uzi ko agezeho kujya ararana amakoboyi kwiki ibyo byo nge dore abinkoze incurizo 3 ntamubaza cwe agashaka kundusha umujinya ngo arumva yinaniriwe unaniwe ze wakoze ibyo byo rero ntabwo ari indenzi mwana wanjye mukazana gikeneye kuganira ngo yo yariye kumva none se ntabwo azi cyamuzanye aho ndumva ivyo by'indenzi ubwenge bwawe urebye ahanini mama mu bintu byanzanye kukureba nicyo kiri yarashaka kungira inama ko nabonye bitari shyashya ubwo rarane koboyi cyane abingoze inshuro 3 n'isi 3 wamukoshereje ikisi cyane uretse ko icyatari n'igihano umugore aho umugabo kiranazira kikanaziririzwa ibyo ni n'ubukunguzi wenda umunsi umwe nigeze gutahanya arabona kwa kundi ku kazi ari ngewe uba wahasigaye ngomba gukora raporo ibintu byose ntaha natinze nje sanga anyutse nabi ararakaye mbona arayambaye amubwira se ugiye he mbona yicaye mu buriri ashizeho ishuka ariko none ibyo ni nakumira basha kumirwa nyine umva Joy akeneye kugirwa inama pe akagira imyitwarire y'umugore ushaka kubaka ibintu byo gufata imyitwarire y'iwabo mu rugo agashaka kwizana no mu rugo rwe yubatse n'umugabo we agomba guhinduka kandi tugomba kumwerera imbuto tukamwereka urukundo rwinshi kugira ngo tumwumvishe sibyo nzaza rero kubasura zaze wenda wamumfasha kuko ngewe wasigaye nasuzugura pe nta jambo nkigira cyangwa ibyabashaka unasigaye avugana n'abantu arara kuri telefone mu buriri kanansakuriza mu buriri ngo nta bacuti be ngo biganye sinzi rimwe na rimwe akagenda akasangira nabo akaza atinze ariko uzi n'ibindi umwana yashyingiwe adahanuwe mwana uriya mugore wawe ngomba kuza nkamwicaza nkamuganiriza nkamugira inama nkamubwira imyitwarire y'umugore ushaka kubaka kuko ikigaragara cyo barahetse barakozanira nta mpanuro rwose ibyo biragaragara ariko byo ubutesi bwo aracyabufite bwinshi pe uzagenda wumuvamo buhoro buhoro ariko nabonaga akuze nkagira ngo wenda azi n'ubwenge ese hanjye mu byo namushakiye nabonaga wenda ngiye kubaka n'umuntu uzi ubwenge uzi icyo gukora uzi icyo ashaka ariko naje gusanga ahubwo n'umwana ajya burundu ese ajya iwabo
byahe sinumva ari n'umwe avugishaho sinzi rwose cyangwa se ariko rero hari ibintu biba binandenze kuri aravugira kuri televiziyo abavugana nande numva ari amajwi y'abakobwa nabo biganye ubwo rero bazi ngo afite urugo rwiza ngo aranezerewe hejuru ukuntu arimo gushaka kwisenyera hari ibintu burya byihanganirwa ariko iyo bigeze ibintu byo kurarana imyenda mu buriri uzi neza ko waje kubaka buriya hari ingingo yubaka urugo uretse n'ibyo none se mama ko nzi ko kera nyine turi abana ntawe wajya ujya utabwiye papa ugiye ariko we none asigaye agenda hano bafite uduco twe ntabwo afite imico y'umunyarwandakazi reka nzamuganirize ejo nzabasura nta kibazo ejo nzabasura ibyo bintu bimuganirize mubaze ikibimutera oya byo birakenewe birakwiye ngo numve nyine wenda wowe yagira igitinyiro cyawe aha ntazasuzugura azambabarire rwose njye sinashaka gusuzugurwa n'abakazana ni nayo mpamvu bose mba numva namwereka ubugwa neza ejo atazitwaza ngo asenye kubera nyirabukwe oya nagusuzuguye ngiye byahita birangira yasuzugurira umubyeyi kareka mama hari ahandi rero nashaka gusimbukira shaka kuganiriza kuri ibyo ngibyo birambabaje ariko aya ntacyo birambabaje dupfuriya mukobwa afite imyitwarire mibi ese ko ingingo yubaka ashaka kuyangiza mu ntangiriro z'umuryango urabona amaherezo yazaba yawe n'ubu utese nyine kuko ibintu byose ashaka bibona se wenda umunsi azayibura nibwo azakanguka mama kangende niba ngombwa n'iwabo bazabimenya ariko nibinanga tuzahamagara umuryango oya niko bimeze reka tubanze tubyihererane tazagira ngo twamutaye hanze ariko buriya twanabibwira na nyina nabo ba nyirasenge n'uwo marene we niko bimeze ukazareba amaherezo kwa mukecuru nagiye kumureba yawe ngeze iwanjye tu uretse gato niba ndamuri kuvugana uvuye he Joy mvuye he mvuye he hari undi ni kubaza mvuye he mvuye he uvuye aha duhuriye ni he nyamara umugore wese ikibazo ese ako niko kazi ushoboye ubundi ikibazo ngewe umugore w'umugabo bajya gusiga ikibazo yarabo ndi ikibazo kandi ikibazo na kimwe nge nawe dufitanye cyetse niba ari wowe ugifite hari ikibazo dufitanye hari uruhinja nagusigiye niwansiza ukagenda aho uriwe ntiwariye ibyishimo byanjye ngomba kubisigasira ese ko uzi ko nta mafaranga nagusigiye ayo gusiga amafaranga we umva tworoshye ibintu wantegereje wanze unankunda urankunda ariko abantu barabimbwira ngo urankunda ni ukugira rimwe ngutyo ukantuka ukanzengereza ariko nanjye ndagukunda kuba wantegereje ngaho ngiye njye kuryama darurana ni we kutaryamye uvuye mu bagore ndakwihorera baba bakugaburiye wariye wanyoye ukantuka kuba wasinze njye nkakwihorera simwihorera gabanya amagambo mbabarira sinshaka kuvuga nabi Joy please ntago aho wagiye ntago twasangiye turumvikana tugende ujye kuruhuka uruhuka turarufatanije urabyemera ko turufatanije ndabyemera rwose uremera ko ari iwanjye cyane mugore wanjye ni iwanjye hano ngaho tugende nta muntu uzahangura n'umwe tugende ujye kuruhuka habe urabizi ko nta muntu uzahangura sibyo subizi si dukundana ntitwakoze ubukwe njye nawe ko ari uko abantu baturoze
magana tugende ujye kuruhuka nta mbaraga ufite zo kwicara ntabwo ushaka kuganira nanjye ntabwo wumva ndaganira n'umuntu utariho ntabwo ndapfuye umva tugende mbabare niwanyishe nakubwiye sinshaka guterana amagambo nawe ibintu wihaye byo kujya usinda umuntu w'umugore ufite umugabo nta soni kwizihirwa gusa ko wagiye uri muzima ugarutse uri muzima njye ntabwo mba nasinze sinda njye nsinda njye urabona ugasanga ngo nasinze kuko mba nakwivuye okay tugende rero uruhuka genda